Umugani bishya bishyira bishyito. Uyu mugani bawuca iyo babonye ibintu biyobowe kuri nyir'uburyo, kabone n'iyo habamo ababyangira, nibwo bagira bati bishya bishyira bishyito. Wakomotse ku mugabo witwaga Bishyito ahagana mu mwaka w'1600. Yari umunyamuhango w'umuganura w'ibwami, akaba mwene wabo wa Musana wa Nyamurasa mu Bumbogo bwa Huro i Kigali. Bishyito uwo nguwo Gisanura amaze kwima ingoma yaramutonesheje amugabira gutora ibitoki mu Bumbogo. Amaze kugabana uwo mwuga awukiriramo cyane bitewe n'ibyo bitoki atora agatara. Amaze kumva ko bimuhembuye, Ubumbogo abugabanyamo kabiri, abugabana na mwene wabo witwaga Nayino, kugira ngo nawe akizwe n'uwo murimo w'ubutora bw'ibitoki. Nayino amuhereza mu Bumbogo bwa Rushashi mu Kiruku, Bishyito nawe aguma ku Mwegega wa Nyabarongo na za Shyorongi. Nuko Bishyito na Nayino batwara Ubumbogo birambuye, barakira baradendeza karahava. Bigeze aho Abambogo barababara, Nayino agiye gutora ibitoki mu Kiruku, Abanyakiruku baranga barabimwambura. Abibonye atyo ntiyabarwanya, ajya kubaregera shebuja Bishyito, amutekerereza uko bamurakariye n'uko bamwambuye ibitoki. Bishyito abyumvise araboneza no mu Kiruku, agezeyo atumiza abantu baho. Intumwa yohereje zibabwiye kujya kwitaba, barazahuka barazikubita, bazicuza n'ibyo zari zambaye, zigaruka zambaye inyabaganga. Bishyito azikubise amaso ntiyirirwa abaza, arahahura ajya kuregera Gisanura. Aramubwira ati Abambogo bangandiye, aho ngiye gutora ibitoki hose barabinyambura. Abivuga akomatanya Ubumbogo bwose, ntiyirirwa asobanura ko ari Abanyakiruku babyaye ako kangaro. Ubwo yashakaga ko Gisanura naramuka amwumvise neza, azamucira agacyaha aviriye ruhande rimwe. Gisanura amaze kubyumva atyo ararakara, aca iteka yuko nta muntu n'umwe w'Ubumbogo uzongera kugira urutoki rwe. Ati Umumbogo wose uzongera guca ibitoki agatara ndamutanze. Kuva ubwo intoki zose z'Ubumbogo zegurirwa Bishyito. Ugerageje guca ibitoki rwihishwa yamenyekana bakamuhana bikomeye. Ibitoki nabyo bakabifata bakabishyira Bishyito. Aho basanze inzoga zitaze mu rwina bakazitarura zigashyirwa Bishyito. Noneho kuva ubwo umuntu ugerageje gutara rwihishwa, abandi bakamubwira bati uragokera ubusa, nanone urabizi, bazabitarura babishyire Bishyito kandi uhanwe. Nuko inkuru yogera mu Rwanda hose yuko nta Bumbogo ugica igitoki. Abatware b'u Rwanda bose bamaze kubyumva, batera Gisanura bajya kumubaza icyo Bumbogo buzira. Gisanura amaze kumva ko biteye icyo n'iki mu gihugu, aherako akomorera Abambogo intoki zabo, ariko barahazahariye kuko ibitoki byabo byanyagirwaga Bishyito. Ya mvugo rero rubanda bajyaga babwira umuntu ugerageje gutara rwihishwa bati uragokera ubusa, nanone n'ibishya bazabishyira Bishyito. Ikwira igihugu cyose, niko guhindukamo umugani baca. Iyo bashaka kumvisha ko ibyo wakora byose udafite uburenganzira bwa nyir'ubwite biba ari impfabusa. Iyo niyo nkomoko y'umugani.